murumve twana twanjye n'abarazurukundo murarugira intego mwiza mujya hose rubabera umutako mwiza uwo rubara ngaramanywa rina nijoro nihagira ikibakanga muzabona ibibagora bishaka gutambamira urwo rukundo murabe maso hatagira umwanzu baca mu cyanzu murakomeze mutwabaze ntabwo nzabahana nzahorana namwe nsimbura ibibagora wa mwanzi w'icyaha twakurura mu cyaha nzamukubitira namwimurure mureba muhumure naratsinze n'imikurukundo ntihagire ikibakanga murumve twana twanjye n'abarazurukundo murarugira intego mwiza mujya hose rubabera umutako mwiza uwo rubara ngaramanywa rina nijoro nihagira ikibakanga muzabona ibibagora bishaka gutambamira urwo rukundo murabe maso hatagira umwanzu baca mu cyanzu murakomeze mutwabaze ntabwo nzabahana nzahorana namwe nsimbura ibibagora wa mwanzi w'icyaha twakurura mu cyaha nzamukubitira namwimurure mureba muhumure naratsinze n'imikurukundo ntihagire ikibakanga Uko
akomoka ku muhinde wa mbere wakandagiye ku butaka bw'u Rwanda ku myaka 73 y'amavuko. Murudad Younes avuga ko kuri isi nta gihugu cyamurutira u Rwanda nubwo amaze imyaka 42 atuye ku mugabane w'Uburayi mu murwa mukuru w'Ubwongereza London. Umunyarwanda ibara niryo ritari umunyarwanda ariko handi ni umunyarwanda gute ahantu nabaye hano nakuriye hano nabaye hano twasangiye ibintu byose inshyushyu ikivuguto imisigati hose ibyo byose nta muco n'umwe tutarangije wa hano. Twajyaga tuja gusabira abahungu abageni iyo ngiyo tukagenda tujanye ikibindi n'inyana y'ibihogo ibyo byose nabigiyemo. Urabona se ko ntari umunyarwanda ndeke. Ku myaka 31 y'amavuko hari mu 1973 nibwo Murudad Younes yavuye mu Rwanda afite umugore n'abana babiri yerekeza mu Bwongereza. Ngo kuva mu gihugu yaboneyemo izuba ntibyari ubushake bwe ahubwo ngo byatewe na politiki mbi yariho icyo gihe nk'uko abivuga. Nubwo abazwa n'amateka mabi yaranze imiyoborere y'u Rwanda kugeza kuri jenoside yakorewe Abatutsi, uyu mugabo avuga ko aterwa ishema cyane n'intera y'iterambere ry'u Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Ibyo ngo akaba adashidikanya ko byatewe n'imiyoborere myiza. Arabibonye turarira amarira arashira tubonye ibyo bakoreye u Rwanda nuko byagenze. Benshi twari tubazi benshi nuko byagenze n'ibibi ibintu ukuntu barugize muri 1994. Twayicaragaho tukazimya na televiziyo tudashaka kuyireba. Hanyuma tuza kubona ukuntu byagenze mu myaka 20 ibintu umutware wacu mukuru wacu Nyiricyubahiro ndamukunda rwose yaje gukorera iki gihugu. Nyiricyubahiro Bwana Kagame ikintu yakoze n'umuzungu ntabwo yabigikora. Imyaka 20 kubaka iki gihugu kakigeza hano aho hagaze avuga ndamubona nkavuga ubu ndasinzira kuko nzi umuntu aramvugira raho ngaratuvugira. Kugira ngo u Rwanda rukomeze kugira ishya n'ihirwe, uyu mugabo ngo asanga abanyarwanda bakwiye gukoresha uburenganzira bwabo, itegeko nshinga rigahinduka ntirikumire wabonaho ubushobozi bwo gukomeza kuruteza imbere ku neza y'abari hubu nabo mu bihe biri imbere. Nabona ko Nyiricyubahiro Bwana Paul Kagame agomba kubaho agakomeza afite ibintu ubwenge exceptionnel bw'igitangaza. Afite ubwenge afite ukuntu yabikoze. Ndabona agomba kubaho akongera bamuhindi imyaka abarangirize hano bamuhikiruhuko. Ariko amaze kurangiza misiyo ye. Imisiyo ntirarangira, misiyo iracyariho yo gukomeza gutunganya igihugu cyacu. Imodoka urimo kugenza imodoka hanyuma nukuramwo batiri ukayishugunya imodoka irahagarara. Muri iyi minsi Murudad Younes n'umugore we Sanoba Murudad bari mu Rwanda aho baje gusura igihugu bavuga ko kibahora ku mutima. Uretse inshuti n'abavandimwe ngo uyu muryango urifuza no kubonana n'abayobozi b'ikirenga b'u Rwanda kugira ngo bagezeho ishema batewe n'uko u Rwanda ruyobowe. Jean Pierre Kagabo, Televiziyo y'u Rwanda i Kigali. Yabanyi nyinshi ni mu byumba byasigaye bitangiye. Aragiye nashakaje